umuturage afite amaraso ku myenda anuka inyama baramufata baramaze tuvuye arya indimi ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano itangazamakuru n'abafatanya bikorwa cyaduriyo twese nuko twese dukora abaturage turajwe inshinga nuko abaturage bagira imibereho myiza batekana kandi bakagira ibikorwa bagakora ibikorwa byabo neza bibageza ku iterambere no kuzamura imibereho yabo. Uyu munsi nabahamagaye kugira ngo tuganire, ndakeka mwese muzi ko hashize iminsi dukorana ibiganiro ubwanjye ku giti cyanjye maze iminsi nkora ibiganiro n'abanyamakuru batandukanye hirya no hino mu ntara. Mu byo twagarutseho cyane nagiye nitsaho nkabiganiraho cyane ni ibijyanye n'ubujura bw'inka. Abantu biba inka z'abaturage mu byaro mu biraro bakazibaga, hari abazibagira mu biraro, hari abazibagira mu gasozi, hari n'abazitwara bakazibagira kure y'urugo, ndetse hari n'abazigurisha ahandi kure banje kuzishorera. Twaraburiye, twarigishije, twarasobanuye, ngira ngo hari abagize ngo wenda iyo tuvuga tuba ari ukwivugira gusa ari ugukanga. Uyu munsi rero nari nabahamagaye kugira ngo tubereke bamwe mu bantu bakurikiranweho kugira uruhare mu bujura bw'inka mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu turere twa Rulindo, Gasabo, Gakenke, Bugesera, Gicumbi ndetse no muri Nyarugenge, cyane cyane muri iyi mirenge hakirimo aborozi nko mu murenge wa Kanyinya. So twabatumiye kugira ngo mumenyeshe abanyarwanda ariko no kumenyesha ababakurikira kugira ngo batazagira ngo tuvuga ari amagambo gusa, ariko binatanga n'isomo kugira ngo n'undi wese ubikinisha cyangwa ubikeka ko yabikora bitazamugwa amahoro. Nubwo iki cyaha cyangwa ubujura bw'inka bumaze iminsi, ariko operasiyo yo gufata aba bantu twayitangiye mu kwezi kwa 9, kubakurikirana, kwegeranya amakuru. Uyu munsi abo tubagaragarije ntabwo ari bose, gusa kuva aho tubafatiye muri utwo turere mvuze nibura uyu munsi barahumeka. Mwagiye mwumva abaturage benshi namwe mukoresheje imbuga nkoranyambaga zanyu cyangwa iz'ibigo mukorera cyangwa n'iz'abandi bantu batabaza inzego z'umutekano, batabaza inzego z'ubuyobozi ko amatungo yabo abantu bayabamazeho. Bamwe mwagiye mugaragaza n'amafoto atandukanye y'inka zagiye zibagirwa mu gasozi. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho bamwe mu bantu nibura tuzi ko bagiye bagira uruhare rukomeye muri ibi bikorwa bigayitse bisubiza imibereho y'abanyarwanda, imibereho myiza y'abanyarwanda inyuma, bibangamira ubuzima bw'abanyarwanda, bibangamira gahunda z'igihugu zo guteza imbere abanyarwanda. Itungo iryo ari ryo ryose rifite riguha ifumbire, riguha amafaranga, rizamura imibereho y'umuntu. Umuntu ruza akihisha ijoro akaryiba akaritwara, mu by'ukuri ntabwo tumufata nk'umuntu wibye ikaramu, ntabwo dufata nk'umuntu wibye telefone, ntabwo tumufata nk'umuntu wibye televiziyo y'imodoka, nubwo byose ari ibyaha. Icyaha kiba ari Kigali. Hari umwe muri abangaba twabagaragarije witwa Uwizeyimana Eugene alias Sekoma. Uyu muri iki gihe nababwiye gura mu kwa 9 kugeza ejo bundi afashwe, yaramaze kubaga inka zirenze 100. Yivuze ngo arazibaga, ubwo turaza kubabwira n'uburyo azibona ati zimugeraho ziti, ntugire ngo ni ugenda wenye, abafite abandi banakorana nabo. Ibyo yabikoreye mu karere ka Rulindo, Gicumbi, Gasabo, Gakenke, kandi uyu nguyu yigeze no kugorerwa mu kigo ngororamuco cya Iwawa
umwaka umwe, ndetse yigeze no gufatwa arakatirwa n'ubutabera afungwa imyaka 2 muri gereza ya Nyarugenge. Arasohoka azize ibyo byaha by'ubujura bw'inka. Agarutse arakomeza. Ariko akorana n'abandi abantu bitwa reka shakishira izina, abatenesi ni nk'abaranga, ni nk'abantu bagenda bamwereka urugo ku rundi, bati hano bamuha amakuru kwa kanaka hari inka hateye gutya haroroshye, mbese bakamuha amakuru yose. Abo ngabo mwabonye ni 9. Hari undi wiyongereyemo waturutse Gicumbi, ariko abenshi ni abaturuka, umwe aturuka mu murenge wa Ruri, ariko abenshi baturuka muri Jeri mu karere ka Gasabo, undi ni wa Gicumbi. Ngo bivuze ko 7 baturuka muri Jeri, umwe no mu murenge wa Ruri ni muri Gakenke, undi aturuka mu karere ka Gicumbi. Uti rero Sekoma bikora gute? Mwabonye umwana urimo mutoya, nita ko ari muto ugeranyije n'abandi, witwa ndonda barebera Iradukunda Mugisha. Ubundi kundanga muntu ye ni Iradukunda, nta rindi zina ririho. Ubundi we yise Mugisha, ni impamvu izina rye Mugisha narishyize mu ruduko. Uyu mwana ari umwana wikorera imizigo hariya Nyabugogo. Sekoma araza aramurembuza ati ngwino ngiye kuguha akazi. Ati mfite akazi mu murenge wa Jeri. Umwana aramutwara, noneho byagiye ku mugoroba bakajyana ahantu ku rugo rurimo inka, hahandi abatenezi bamurangiye. Inka bakayirekura bakayishorera, akayitwara mu gasozi, akayambira ku giti, akayibaga. Wa mwana akazi ke ni ukumufasha, ariko no kumurebera ko nimba hari abantu bari buze. Yarangiza kuzibaga, uburyo yazibagaga we kugira ngo umwana abashe kuzikorera, inyama zikokora ku magufwa, imbavu akazikata uko zakabaye, umutwe n'igikanka kigasigara, umwana akazikorera, akagizigeza ku muhanda, aho yasangaga wa mumotari witwa kambashakira izina, umumotari, amazina ndaza kuyabaha. Umumotari nawe akazishyikiriza wa mugabo uzicuruza, kugira ngo abashe kuzikorera, kugira ngo abashe no kujya kuri moto. Urumva ko hari igice kinini cy'inka cyabaga cyasigaye, kuko yakuragaho ibimworoheye akabigemura. Uyu mwana rero yaje gufatwa gute? Ari we wadufashije muri byinshi. Igitondo kimwe hari tariki ngira ngo 8 z'ukwa 10 z'uku kwezi, uyu mwana mu gitondo mu murenge wa Jari ahura n'abaturage afite amaraso ku myenda, anuka inyama. Baramufata baramaze tuvuye he? Arya indimi, ari indimi niko guhamagara inzego z'umutekano. Duhamagaye inzego z'umutekano kuko mu by'ukuri twa tumaze iminsi dukora n'izindi nzego kugira ngo tubone amakuru ahagije, nuko twatangiye kwinjira muri uruherekane rw'aba bantu. Ariko Sekoma wakoranye n'umwana ntiyarangirije, hari undi mwana utaje ahangaha uyu munsi turi tumuretse kumuvuga, nawe yamusanze Nyabugogo. Bivuze ko mu by'ukuri yari bwari bwo buryo bwe, yari style yo kujya Nyabugogo agashaka abana bikorera ibintu akabatwara. Asanga undi mwana ntari buvuga amazina uyu munsi, ati ngo ngiye kuguha akazi. Umwana amuga ati ndashonje, aramutwara amushyira muri restaurant, ararya amaze guhaga, amaze kugoroba barazamuka. Aho umwana igipfuka kirimo ibintu bihambiriye, umwana atazi, barazamuka bageze mu misozi ya Nduba. Bumaze kwira, Sekoma abwira umwana ati mpereza icyo gipfunyika, akuramo inkota ayishyira mu isogisi arenzaho ipantaro. Umwana ahita amubaza ati ariko tugiye gukora iki? Urumva umwana ahita agira ubwoba, aramureba ati
tugiye kwiba. Umwana nta kundi yari kugira, barakomeje bagera ku rugo ruri mu inka. Aramuga ati hagarara aho ndebere. Sekoma yinjira mu rugo rw'inka. Yinjiye mu mwana ariruka. Sekoma abonye ko umwana yirutse aramukurikira. Amukurikiye umwana ahura n'abanyerondo abikubitamo. Sekoma abonye abanyerondo nawe arahindukira arongera yiruka. Bivuze ko uburyo bwe cyangwa modus operandi ye yafataga abana batamenyereye akabatwara bakamubera abantu bamufasha muri ibyo bikorwa bye, cyane cyane nk'aba bana babikora imizigo za Nyabugogo bataza amakuru. Uwo mwana n'ubu yarahamutse ntwaye kumuzana aha kuko yisanze mu bintu atarazi atamenyereye. Ubwo ndihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete muri iri bikorwa rero Sekoma ari we Uwizeyimana Eugene ni nk'umuyobozi mukuru. Niwe icyo yakoze yafasha abantu bamwe abatenezi abaha akazi bakamurangira bakamutingira urutoki urugo ruri mu inka, we akaza kugenda yitwaje ba bana bafite bakayishorera bakayitwara ahantu yateguye akayibaga, yamara kuyibaga igikanka akagisigaho, wa mwana akikora inyama akazigeza ahantu ku muhanda moto ihagaze. Wa mumotari akazitwara akazana akazigeza ku Muhima ahari Kabusheri kuri ya mugabo twaberetse tukaza kuha amazina ye. None wa mugabo we agatangira akazi ko kuzigeza mu maresitora, mu tubari, mahoteli, mu maduka y'inyama. Uno kuvuga ko angaha twese dushaka twayisanze turyiwe n'izo nyama habe tuzi nuko yakoraga. Nimba mwarumvise ahantu hose muri za Rutunga, muri za Bugesera, umugabo nta hataza afite amakuru menshi. Ubwo ngubwo harahaza yasobanurira, ariko afite amakuru menshi n'uburyo babikoraga ku buryo bazibagana ubugome bukomeye cyane. Turaza kubereka amafoto, turaza ko yabaha bimwe mu bisigazwa by'izo nka bagiye babaga. Icyo ni igice kimwe cya Sekoma kirimo abatenezi, kirimo abana bamufasha twaberetse umwe muri bo, kirimo umumotari wazimu kuko umuvyo bazibagiraga mu Kigunda bagomba kuzikorera akazigeza ahantu moto ishobora guhagarara, moto nayo ikazikorera ikazigeza ku mugabo uzicuruza. Uriya mwana w'umumotari, uriya musore w'umumotari yiyemera ko nibura inshuro yibuka ari 15 ariko zirarenga yikoreye inyama bavuye kubaga bakoye muri iyo misozi ya Nduba, za Rurindo na Jari. Ndetse n'uyu nguyu uzicuruza nawe yemera ko birenze izo nshuro yakira inyama z'inka zivuye kuri uriya mugabo. Nubwo yavuga ati sinenze ko ari zituruka, je nahamagarwa mu kazi gusa, ariko ibyo ngibyo nabyo bifite uko bizasobanura. Munyemereye twasimbuka nkajya ku kindi gice, ubwo ndaza ko umwanya tumugire ibibazo dusobanure. Ikindi gice ni igice cy'undi mugabo tutarafata. Ndagenda ntinda kuri abagaragara nkaho ari bo bayobozi bakuru ba ring leaders babandi babikomeye. Uyu ngo turacyamushakisha ariko aracyari mu gihugu, no witwa Uwitonze Jean Paul. Ntabwo ari hano, we turacyamushakisha. Uwitonze Jean Paul ni umucuruzi w'inyama ubikorera mu murenge wa Nduba, Kagari ka Shango. Ariko ubucuruzi bw'inyama ni ubucuruzi butemewe. We afite n'ibagiro munsi y'urugo rwe mu Rutoki, munsi aho azibagira afite arahari. Mu bamubagira ni uwitwa Muhirwa muri aba basore naberetse ahanga muri bandi batatu. Muhirwa se mu bwa mbere tumufasha, twigeze kumufata ku byaha nk'ibyo, arasara sinzi nimba yarisazije nimba ari ibisazi, ajya kuvurwa nyuma turamurekura, ariko ngiye kubyisanga. Umusore wa Rurango aho wambaye agapira
Muhirwa niwe bagaga inka Jean Paul yazanye Uwitonze, ariko Jean Paul agafatanya n'abitwa Rugenza na Ruberanzira. Rugenza, Ruberanzira na Muhirwa bacuze umugambi bashaka uwitwa Ntawangundi kugira ngo ajye gushaka urumogi tuburi 10, batege umuntu yibaza ko yabatangiye amakuru nawe afatwe afungwe nkuko nabo bashakishwaga. Ibyo babikoze tutarabafata. Birimo no mu byashimangiye impamvu tubafata, nubwo twabakurikiranaga ariko byashimangiye impamvu kuki bumva ko bagomba gukora ibyo byose nabyo bazabibazwa. Urwo mugi rwarafashwe barutwara bashyira mu modoka iparitse ishaje itanagenda imbere y'inzu y'uwo muntu ufatanya n'inzego udufasha, bashaka ko urwo rumogi bari buhamagara polisi ikaza yarufata nawe tukamufata. Ariko mu by'ukuri polisi yarahamagawe iraza, ariko uwabahamagaye ntiyabona aho ruri, kandi yahamagaye polisi azi ko rurimo ararubura, ahamagara undi ararubura, none bahamagara gatatu ariko mwabarizi mwe sinababwiye ko ruri hano. Tutangira kugira ikibazo turavuga atariko aha hantu harimo gato dukurikiranye dusanga n'umukino bari bakinnye. Ibyo nabyo umwe muri barabyisobanurira neza nubwo bamwe babihakana, ariko hari umugambi mugari wo kugira ngo abantu bose bariho bashaka kubafatisha bashake uburyo babeshya. Ariko ubwo nanone byabanjijwe n'ibindi bikorwa byinshi byo kubarega ibirego mu nzego z'ibanze, kubatwara mu karere, bageze naho biyambaza itangazamakuru. Hari kimwe mu gitangazamakuru cyakoze inkuru gitabaza, kandi mu by'ukuri babigizemo uruhare. Abandi makuru ntari buvuga aha ngaha, ariko mu by'ukuri ntabwo umunyamakuru yabyitwayemo kinyamwuga, kuko duhabwa n'amahirwe yo kugira icyo tubivugaho. Wenda inkuru yari kubukundi cyangwa yari kubiri balanced, ariko ntitwahawe ayo mahirwe. Wenda mbonaho no kugira ngo muri abanyamakuru muri abafatanyabikorwa ntawe twima amakuru iyo duhamagaye, iyo ntahari mu mujyi wa Kigali wari saba hari, sinibaza impamvu umuntu mu by'ukuri yakaba yakora inkuru akayitambutsa atatubajije ngo yumve icyo tubivugaho. Nkeka ko ari no kuba nziza kurushaho, icyo kigereranyo cyari kuba cyiza kurushaho. Ubwo rero muri icyo gikorwa cy'umugambi twafashemo Rugenza, Ruberanzira, Ntawangundi, uwitwa Ngendahayo Venuste. Ngendahayo Venuste ni umupangayi mu mazi y'abo bantu bagiye badufasha kumenya amakuru. We yabijemo, waje azanyura umugera muhamagara amazi atariko se ariwe Muhirwa, ati iriya modoka ya boss wawe irafunguka. Ati irafungukira aho n'uyu abana bayikinamo ko nta naho ijya. Ati hari ibintu ushaka kwishyiramo. Ati se ni ibiki? Ati ntacyo ndaza kukuzanira umfashe ubinshiriremo. Undi se kutabishyira amati we nuko wowe imodoka urayimenyereye uze kubinshyirira ahantu, ari nayo mpamvu uwaduhamagaye aje kubitwereka atabibonye, kuko umugambi wo kubishyiramo akazi yagahaye undi agashyira mu nguni atari yamubwiye. Ni naho haje iyo confusion kubibura. Noneho biba ngombwa ko bahamagara Venuste ngwino ari kutwereka aho wabishyize. Undi abate ko se ko waduhamagaye wavuze ko wamwiboneye, kuki noneho uzanye Venuste umubaza aho yabishyize. Maze se Venuste no wabishyize aho wabishyize, ese yabishyize ati ibintu Muhirwa yabimbwiye. Ntabwo ari kana ko wabishyizemo atoya. Sinzi nimba muhumva aho ngaho. Ntabwo ari imodoka yashyize matoya, ntabwo ari bamamagaye ngo mbishyire muri envelope irimo utuguru 10 tw'urumogi. Ariko hagati aho mbere amasaha make y'icyo gikorwa witwa Muhirwa yageraga muri Katsati, hari umuntu uri bugende uyu munsi. Hari umuntu uyu munsi polisi iri butware tu.
ibyo byose rero icyambere kwiba inka bakazibaga zikabagirwa hatemewe, cyo ni kimwe. Icya kabiri, noneho no kubangamira abantu bose bababangamiye mu kazi kabo, bakumva ko bagomba kubafungisha bakabagirira nabi kugira ngo bakomeze bagire umudendezo wo gukora ibyaha, kugira ngo bakomeze bagire urubuga rugari rwo gukora ibyaha. Turacyakurikirana n'undi wese n'abayobozi babigizemo uruhare tuzabafata, kuko ntabwo ako kagari ari kanini ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze bataba babizi. Ntabwo gari kagaba reka aho wabishyize ndabate ko se ko baduhamagaye wavuze ko wamwiboneye kuki noneho uzanye Venus tumubaza aho yabishyize, maze se Venus niwe wabishyize abategeye babishyize, ese yabishyize ati ibintu muhirwa bimbwi, ntabwo ari kantu nako wabishyizemo atoya. Sinzi nimba muhumva aho ngaho, ntabwo ari imodoka yashyize amatoya, ntabwo ari bamamagaye ngo mbishyire muri envelope irimo utuburucu tw'urumogi. Ariko hagati aho mbere amasaha make y'icyo gikorwa witwa Muhirwa yageraga muri Katsatemo, hari umuntu uri bugende uyu munsi, hari umuntu uyu munsi polisi iri butware tu. Ibyo byose rero icyambere kwiba inka bakazibaga zikabagirwa hatemewe, cyo ni kimwe. Icya kabiri, noneho no kubangamira abantu bose bababangamiye mu kazi kabo, bakumva ko bagomba kubafungisha bakabagirira nabi kugira ngo bakomeze bagire umudendezo wo gukora ibyaha, kugira ngo bakomeze bagire urubuga rugari rwo gukora ibyaha. Turacyakurikirana n'undi wese n'abayobozi babigizemo uruhare tuzabafata, kuko ntabwo ako kagari ari kanini ku buryo abayobozi b'inzego z'ibanze bataba babizi. Ntabwo gari kaba ari kanini cyane ku buryo ari ibintu byakaye bimenyekana ubu, kandi mu by'ukuri ari amakuru yagiye aca hirya no hino, abaturage bataka ntihagire uvuga, none n'uvuze bakumva ko bamugirira nabi. Muri make nicyo nabahamagariye ngira ngo mbahe mu nshamake ibyo tumaze iminsi dukurikirana cyane cyane aba bantu biba inka z'abaturage mu biraro byabo. Ubu mvuze utwo duce, ariko hari izindi operasiyo zikomeza mu karere k'amajyepfo, hari izo operasiyo zikomeza mu karere k'iburasirazuba. Uko tuzajya twegeranya ibimenyetso neza niko tuzatubahamagara, kuko ubu ngubu twahisemo gufata n'umwanya kugira ngo tubereke ko ibyo tuvuga ntabwo ari amagambo gusa, turabivuga tukanabikora. Ntabwo ari amagambo gusa, kandi mu by'ukuri urabona ko n'amarira y'abaturage aba afite ishingiro. Reka nsoreze aho ngaho, wenda ntanga akanya mugire icyo mubaza, wenda ndagenda asobanura ntizimba mu magambo.